ni ukuvuga ngo miliyari 2 muri miliyari 8 n'igice z'abatuye isi byanze bikunze ku munsi banywa ikawa. Urumva ukuntu ikawa ikunzwe? Ikawa nicyo kinyobwa cya kabiri kinyobwa n'abantu benshi ku isi. Ikinyobwa kinyobwa n'abantu benshi ku isi cya mbere ni amazi, hagakurikiraho ikawa. Miliyari 2 z'abantu batuye isi ku munsi banywa ikawa. Nawe urimo? Uheruka kunywa ikawa ryari? Njyewe ntakubeshye kuva nabaho nyweye ikawa kabiri. Wowe ni kangahe? Tubwire muri komenti uheruka kunywa ku gakawa ryari. Ikawa se ubundi imaze iki? Ikawa ikangura umubiri, ikangura utunyangingo tw'umubiri, umuntu akumva agize ubushyuhe, irwanya umunaniro, irwanya diyabete yo mu bwoko bwa 2, irwanya kanseri, surtout kanseri ya prostate, ni ukuvuga ngo ni kanseri ifata imyanya myibarukiro y'abagabo. Ikawa ni nziza ku miterere n'imikorere y'imyanya myibarukiro y'abagabo muri rusange. Ikawa igabanya ibinure, bantu mubyibushye mushaka kunanuka n'agakawa mukongeremo mu byo mujya mufata. Ikawa irinda kwibagirwa. Ikawa ntukwiye kurenza cyakora udukombe 2 ku munsi, ariko kamwe karahagije niba unywa ikawa y'igifute. Abantu benshi twize ku mafaranga yavaga mu ikawa, nubwo zari zigoye kuzisoroma, kuzitonoresha, kuzanika, ariko iyo amafaranga yabonekaga twajyaga ku ishuri. Mbwira nawe muri komenti niba ka minerval karaturukaga ku ikawa. Ikawa ni isoko y'amafaranga. Igikombe kimwe cy'ikawa y'igifute nakubwiye ngo ntukwiye kukirenza. Black coffee, iyo urengeje igikombe kimwe cya black coffee ku munsi bikubyara amazi nk'ibisusa. Abanyarwanda twebwe bitangiye ejo bundi nka nyuma ya covid niho bitangiye gusakara cyane gukunda kunywa kawa, ariko muri no video y'uyu munsi nje kukubwira impamvu nawe ugomba kujya unywa ikawa. Abanyarwanda benshi basigaye bari proud yo kugendana agakofi kantu ka kawa k'umukara, kagakombe ka kawa, haba mu biro, haba muri siporo, haba mu bukwe. Nawe ugomba, nje kukubwira muri no video ko ugomba kujya unywa ikawa. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagamba. Kereka amazina akira abashyitsi, kanda aho handitse subscribe kandi no kuri iyo nzogera uzajya ubona notification buri uko dukoze video, uzajya uyibona bwa mbere, ubundi urebe video yose irangire. Tuba dukeneye watch time kuri YouTube. Aka ni akazi dukora ka buri munsi, ariko tuba dukeneyemo ubufasha bwanyu ko mukora subscribe, mugasharinga, mugakanda kuri ako kaganza muduhaye like, ndetse mukanatubwira muri comment uko video yari imeze n'icyo mwifuza twaganiraho ubukurikiyeho. Ariko iyo wamaze gukora kuri subscribe kuri channel y'umuntu runaka, ubu ni Big Grace TV, uko ubonye video ntabwo ari kukanda subscribe, oya, subscribe uyikandaho rimwe risa biba birangiye. Igisigaye tuba tugukeneyeho watch time kugira video zacu, kandi ntabwo uzabyicuza kuko hano kuri Big Grace TV dukora video z'ubwenge. Iyi ni channel ya Duhugurane. Nkuko twagiye tubyiga, ndabyibuka muri primaire twabyizeho gake, ariko cyane cyane secondaire, ibihugu bibamo ikawa, bibamo peteroli, bibamo y'agaciro twarabibazwaga cyane ku buryo twe twarabikoze mu indirimbo. None uyu munsi je kukubwira ibihugu binywa cyane ikawa. Ibihugu binywa cyane ikawa ni iby'Iburayi, Amerika, Aziya wenda wayishyira ku mwanya wa 3. Afrika ndayigeraho nyuma kuko burya Afrika usanga duhinga ikawa nyinshi ariko tutazinywa cyane, tuzibyaza amadolari, amafaranga, amadevize, ariko ntituyinywa cyane. Ariko ibihugu binywa ikawa cyane nakubwira ko ari iby'Iburayi, hagakurikiraho Amerika, hagakurikirana Aziya. Hejuru ya 60% rero y'abaturage bo mu bihugu biteye imbere usanga banywa ikawa. Ako kantu barakazingatiye mu bihugu biteye imbere. Umumaro w'ikawa nari nguciriyemo muri make ntangira muri introduction, barawusobanukiwe neza ku buryo ibihugu byose biteye imbere abantu bose bamaze kwisobanukirwa banywa ikawa. Niyo mpamvu natangiye iki kiganiro nkubwira ngo nawe ugomba kujya unywa kawa. Ibihugu by'Iburayi rero nibyo usanga binywa cyane ikawa, Amerika, Aziya. Ubwo nkaba nakwibutsa ko mu bihugu biteye imbere abantu bamaze kwisobanukirwa bamenye umumaro w'ikawa. Nakubwiye ko 60% yo mu baturage bo mu bihugu biteye imbere banywa ikawa. Hejuru ya 60% by'abaturage babo baba banywa ikawa, byarabaye nk'umuco.
ubwo ndavuga nka bande wenda ku isonga banywa ikawa cyane, nkavuga nko muri Finland, aho usanga umuntu umwe ku mwaka yaranyweye ibiro 12 by'ikawa. Ibiro 12 by'ikawa umuntu yarabyibitsemo. Muri Norvege umuntu ashobora kunywa hagati y'ibiro 9 n'10 ku mwaka by'ikawa. Urumva ukuntu bakunda kawa? Abanywa ikawa muzi ko bakunze kuyishyira mu gakombe gatoya, mu gatasi gatoya, kandi iyo tuvuga kunywa ikawa nyine ni ikawa itunganije, ni agafu k'ikawa. Urumva mu gatasi gushyiramo akayiko, ariko ikazagenda ku mwaka ugasanga unyweye ibiro 12. Urumva ko abo bantu baba banywa ikawa cyane, baba bayikunda cyane. Muri Finland rero nibo ba mbere aho usanga umuntu umwe ku mwaka yarakonsomye ibiro 12 by'ikawa. Za Norvege ugasanga biri hagati y'9 n'10 ku mwaka by'ikawa umuntu aba yanyweye. Urumva abantu baba bakunda ikawa. Kubera iki? Ndaje mbikubwira ukurikira ino video kugeza irangiye. Ibi bihugu rero by'i Burayi tuvuze, Amerika, Aziya, ku isonga Finland, nubwo banywa ikawa cyane ariko ntago burya bayihinga. Barayinywa ariko ntago bayihinga. Okay. Twebwe muri Afurika reka mbihita nanabikubwira, turayihinga ariko ntituyinywa. Turayibyaza amadovize, turayihinga, tukayitunganya, tukayohereza, bakaduha amafaranga, bakaduha amadovize, bo bakajya kwinjoyinga uwo mumaro w'ikawa mu mubiri wacu ngiye kugusobanurira. Urumva? Tuyikamuramo amafaranga, bo bakayikamuramo ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Singayo nguko se. Tuyikamuramo amafaranga kuko ikawa nyine ari igihingwa ngengabukungu, ariko tukwiye no kumenya ko ari na ngengabuzima, natwe tukajya tuyikonsoma. Hirya no hino haje utumashini dutunganya kawa rwose, twe kujya tuyohereza yose ngo dushirirwe cyangwa tuzayigure yamaze kuba hafine iduhenze. Twajya tuyitunganyiriza hano hafi natwe tukayikonsoma, wanayisekura mu isekuru ukayungurura ariko ukanywa ikawa. Ariko byarasobanutse ndaje mbikubwire neza. Afurika ahanini usanga ikawa ari igihingwa ngengabukungu kuko miliyari 460 zivamo amafaranga y'ikawa, zicuruzwamo ikawa. Miliyari 460 ku mwaka ni amafaranga ava mu ikawa hirya no hino mu bucuruzi bwayo. Niyo mpamvu muri Afurika, mu Rwanda by'umwihariko, natwe ikawa tuyicuruza cyane, ariko yabaye na ngengabuzima. Si ngengabukungu gusa, abantu dusigaye twaratangiye kumenya ibyiza byayo, dusigaye tunayinywaho, tuyinywa. Nawe naje kukubwira ngo ugomba kujya unywa kawa. Ntaragera ku mumaro nyirizina uretse ko nabikomojeho muri introduction ntangiye ino video, reka maze nkwibutse pays cultivateur et exportateur du café muri Afurika, kuko muri Afurika nyine nakubwiye ko ibihugu byinshi bihinga ikawa kurusha uko biyinywa, bayibyazamwo amafaranga. Ziriya miliyari 460 z'amafaranga acuruzwa mu ikawa, haba harimo n'ayavuye muri Afurika. Nk'u Rwanda narwo rugira ikawa nziza kandi ndetse nyinshi, ariko cyane cyane muri Afurika kawa ihingwa cyane cyane muri Brazil, muri Vietnam, muri Colombia, muri Ethiopia. Urumva ni utuntu twayo rwose guhinga kawa aho hantu, bundi bakayigemura ugasanga tutayinywa cyane. Bigomba guhinduka mugani wa babandi rero, tugomba kuyihinga ku bwinshi, ku bwiza, ariko tukayigemura twibuka ko tugomba no kuyinywa. Usibye rero abanyaburayi ba mbere mu kunywa kawa, aba kabiri ni Amerika ya ruguru, Canada, USA, Mexique, Ubudage, Ubufaransa, Abarabu n'abandi bakunda ikawa cyane cyane, wenda nk'Abarabu bo nanakubwira ko banayihinga. Ariko abandi bantu bakunda ikawa cyane cyane ni abo muri Qatar, Abanyaturukiya, abo muri Iran, abo muri Iraq, abo muri Arabia Saudite, Qatar n'ahandi burya bakunda ikawa. Barayihinga ariko bakanayikunda kuyinywa. Reka rero nihuta nkubwira impamvu nawe ugomba kujya unywa ikawa, nshuti ya Big Grace TV. Ubwo ni coffee, ni cafe, ururimi waba ukoresha rwose, ariko ikawa nkwibutse ko miliyari 2 z'abatuye ino si ku munsi banywa ikawa. Nawe rero ugomba kuzajya ubonekamo numara kumva ino video. Ikawa ibamo ikinyabutabire cyitwa caffeine ku bwinshi, kandi iyi caffeine iba ifite imbaraga.
gifasha iki? Iyi kafeyine ifasha mu gukangura ubwonko, mu mikorere myiza y'ubwonko no mu miterere myiza y'ubwonko. Si yo moteri y'umuntu? Gukangura umubiri ukagira imbaduko, ikawa irwanya umunaniro, ubona ko abantu b'abashoferi bayikunda, abantu bafite akazi kabasaba umwanya concentration cyane, kenshi ukunda gusanga biteretse agakombe ka kofi bakabazanira muri break time cyangwa babazanira hirya no hino. Burya ikawa ituma umubiri uhorana imbaduko, apana umunaniro wa buri kanya, apana kumva utazi uko umeze, irwanya umunaniro, inoza imikorere y'ubwonko, yongera imbaraga umubiri, ukumva imitsi irakora neza, umubiri ukagira ubushyuhe, ariko ntukajya ukunda kunywa ikawa gusa mu mbeho, n'ikindi gihe cyose bigira umuco kujya unywa ikawa kenshi 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 kenshi. Kubera iki? Wenda ngarutse nko ku bwonko nkabutindaho, ni uko ikawa nyine ikangura ubwonko, ikakurinda ya ndwara ya Alzheimer yo kwibagirwa, ukajya uhora ucanye ku maso ntiwibagirwe buri kanya. Ifasha ubwonko gutuma nawe ubasha gutekereza neza kandi byihuse, imishinga yawe ikaramba, kuko gahunda uba wari wapanze uzikurikiza neza, ubwonko buba bukangutse. Kafeyine yo mu ikawa ifite ubushobozi bwo kurinda no guhangana n'indwara ya diyabete, cyane cyane diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, type 2. Abantu bakunda kunywa kawa burya bari kwikingira kanseri ikunze gufata abagabo, ariko kanseri ikunze kwibasira imyanya myibarukiro yabo. Iyo unywa kawa kenshi burya uba uri kwikingira kanseri ya prostate, surtout kanseri ya prostate. Iyi kafeyine yo mu ikawa inafasha mu gukura imyanda mu mubiri. Ntabwo uba uyikeneye, niyo ikubyarira ibinuri, ubwo mpite mbigeraho. Bantu mushaka kunanuka ariko njye sindimo, mujye mukunda mu marejime yandi yose mufata, burya mujye mwibuka no gushyiramo ikawa. Ikawa ifasha mu gutwika ibinure. Uzajya ureba abantu bakunda kunywa kawa baba bakamutse, sibyo? Ubona bakamutse, bumutse, nta bintu bya tetema, bya biboko biraha, bya bitama bitendera. Abantu bakunda kunywa agakawa baba bakamutse ukuntu. Ariko ikawa igira ikintu cya addiction. Iyo yakugize imbata, ikawa yituma wumagara, umubiri uragenda ukagushiraho neza neza. Ikintu cyose wa mugani ni tunywe resi cyangwa tunywe mu rugero, iyo ubaye addicted w'ikawa iragukamura, kunanuka bikavaho ahubwo ikagukamura. Simpamya ko nabyo byaba byiza. Akenshi rero iyo ndi gukora video sinjya mbura kuguha icyitonderwa. Ikawa iyo ikunda igera ikakugira addicted ukuntu, igira addiction, igiramo akantu ka addiction. Iyo wabaye addicted ku ikawa ugomba noneho gutangira kubikora mu attention, kubikoraho icyitonderwa, kujya uyinywa wabitekerejeho kabiri. Kubera iki? Kubera ko ikawa, kubera ko akunda ishyushyu umubiri, amaraso akatembera neza, imitsi igakanguka, ubwonko bugakanguka, umera nk'ujagarayemo ukuntu. Ariko iyo ukabya kunywa nyinshi kandi y'igifute, ishobora kugutera uburwayi bw'umutima, hypertension, ugatangira kujya ugira ibibazo by'umutima. Niyo mpamvu iyo unywa kawa, cyane cyane unywa black coffee, ikawa y'igifute, ugirwa inama, ubwo turi mu cyitonderwa, ugirwa inama yo kujya unywa amazi menshi. Niba ushaka kwirinda ingaruka z'ikawa nyinshi, za black coffee nyinshi, ugirwa inama yo kunywa amazi menshi, usironse uzi ko wanyweye ikawa nyinshi kandi y'igifute. Ubundi black coffee nakubwiye ko atari byiza kurenza agakombe kamwe ku munsi. Niba rero warabaye addicted, urumva uranywa nyinshi, kandi kunywa nyinshi ibintu byose unyweye byinshi ni bibi, ariko noneho ku ikawa byo byakuzamurira intuzi, ibibazo byinshi bikaguteramo n'umutima. Ugirwa inama rero niba ukunda kawa ukongeraho kujya ukunda amazi, tout excès est mauvais. Niyo mpamvu niyo unyweye ikawa nyinshi bikubera ibibazo, sibyo? Byagutera hypertension rwose, umutima kikaba cyitonderwa. Aho kwirinda rero biruta kwivuza. Igihe ubona kugabanya ikawa byarakunaniye, ongera amazi unywa. Black coffee, ikawa y'igifute ntabwo ari nziza ku muntu urwara igifu, iragenda ikagiharagata bikaba bibi. Hanyuma ku bagore batwite ni icyitonderwa, wajya unywa ikawa wongeyemo amata,
isukari cyangwa ubuki, ibyo byose bica intege kofi iriya kafeyine, hanyuma ukaba wayinywa ariko nabwo wanywa gake. Ukayinywa nk'icyayi ariko ku mugore utwite gake, ukashyiramo nyine gake ku buryo wumva gahumuramo, ariko niba utwite si byiza pe kunywa ikawa ngo ugende unywe black coffee utwite, byaba ari ikibazo. Hanyuma abana bato ntabwo ari byiza kubaha ikawa, cafe fort, iyi kafe y'umukara nyine y'igifute ntabwo ari byiza, ntabwo byemewe kuyiha umwana. Ikindi gisa nk'icyo nabivuze haruguru cyo kwitonderwa ku kunywa kawa, ni uko atari byiza kunywa ikawa ushonje, igifu kirimo ubusa mu nda nsa. Kugira ngo urengere amagara yawe, kugira ngo wakimire umumaro w'ikawa ku mubiri wacu, nywa ikawa ufite akandi kantu uri kuyirisha, cyangwa unywa ikawa wariye, ni bibiri bishoboka. Nywa ikawa ufite akandi kantu uri gufatisha, udusambusa, uduki, ube hari ikindi kintu wigeze ufata mbere, kugira ngo ikawa itajya mu nda nsa, byaba bibi. Nyine nari nabikubwiye haruguru yuko ikawa yaharagata igifu, ugasanga utangiye guhangana n'uburwayi bw'igifu, kandi ntabwo ari bwiza, ni uburwayi bukomeye cyane. Si byiza kurenza ibikombe 2 ku munsi, nari nabikubwiye. Ikawa benshi rero bayishyiramo amata, isukari, ubuki, bamwe banashyiramo gake cyane bakayinywa bameze nk'abari kwinywera icyayi gisanzwe. Abo baba bari kwigirira neza, nanayigukonse abo urwara igifu nawe mugore utwite, n'abana gake wabahaho. Niba uzi ko ufite ubundi burwayi wenda tutanarondoyemo hano muri ino video, ujye unywa coffee itari fort, itari black coffee, itari kawa y'umukara, itari kawa y'igifute. Ujye unywa coffee washyizemo wenda agasukari, ubugabanije uburemere bwa kafeyine. Ujye unywa coffee washyizemo ubuki, nabyo bigabanya ubukana bwa ya kafeyine yo mu ikawa. Ujye unywa coffee washyizemo amata, nabyo biragabanya iyo ufite ubundi burwayi mu mubiri. Ikawa y'igifute rero rwose mbigusubiriremo, nubwo waba warabaye addicted, ntabwo ari byiza kunywa ikawa y'igifute ngo urenze igikombe kimwe ku munsi, kwaba ari ukwiyahura. Reka nibukiranye n'abantu twize ka minerivare kava mu gusoroma ikawa. Urabona ukuntu ikawa bari igiti kirekire, kukimanura twabyitaga gukonda igiti cy'ikawa, ugashyiramo agati ukazirika ku kindi giti cy'ikawa cyahariya, mukajyaho rero mugasoroma ikawa. Guys, muribuka inzoka zabaga mu ikawa? Hari igihe wajyaga gusoroma gutyo ukabona uhuje nayo amaso, yewe we, mugatangira mukayica cyangwa mukiyirukankira, cyangwa nyine bakayica wowe watashye. Ndibuka ko iyo nabaga nayibonye, ariko Imana izi no kurinda we, habagamo inzoka. Ariko ubu nkeka ko abantu bagifite amakawa wenda byasobanutse, hajemo uburyo. Ariko ikawa rero ni ngengabukungu, ni ngengafaranga rwose twize kubera amafaranga y'ikawa. Bantu mugitunze ikawa turabasuhuje. Mugishaka ibyatsi byo gusasira ikawa, mugafata umwanya wo kuzibagarira, mugafata umwanya yewe we gusoroma ikawa zareze, kuzajya kuzishesha, kuza gutoramo ibishishwa, kuzanika wazigeze hanze imvura ikabiraguye. Guys, baza kuzigura bakabanza bakazitoranya ibyabaye umukara ntibabyemere, ukazategereza ba bandi bazikaranga akaba aribo muza guha ibyabaye umukara, kandi ariko mushakamo amafaranga. Ariko namwe rwose mbagaye bantu mwotsa ikawa, mwazaga mukunama hejuru y'abaturage, ikawa ukayitesha agaciro n'ukuntu zirushya. Mwana wanjye twize kubera amafaranga yavaga mu ikawa. Ariko guys, namwe mujye mushyiramo imiyaga, mujye mureka guhenda abaturage. Umuhinzi niyo muntu uvunika, kandi nubona produit fini, nubona amafaranga make ava mu byaba yahinze, muraza mukamurangurira kuri make mukajya kwikirira mukagurisha kuri menshi. Ariko inzoka zo mu ikawa we, mana we, babantu baririmbye ngo uzikurinda wa mana we. Kumva biriya bihe nta muntu inzoka yaririye mu ikawa. Turi kuzisoroma, uzi ko mu kubagara hatabaga harimo inzoka nyinshi nk'izo zabaga ziri mu biti nyine mugiye gusoroma. Birashimishije rero kuba abanyarwanda turi gusobanuka, tumaze kumenya neza umumaro w'ikawa. Urumva
abantu benshi basigaye bakunda kunywa agakawa bafite harya ni agaki twa dukombe tw'ikawa tw'umukara, hari andi mabara atandukanye, ariko umuntu aba ari proud ari kugendana boto ya kofi, yaba ari ku rugendo, yaba ari mu modoka ye, yaba ari muri ofisi. Guys, noneho no mu bukwe rero basigaye baradushyize igorora, basigaye nyine abantu basobanukiwe bazana ka kamashini gakora kawa, ufata byeri agafata byeri, ufata fanta akayifata, ufata ji akayifata, ufata amazi akayafata, ariko n'ufata agakofi bakagukorera. Urabona ubukwe bwa nyuma bwose buno bwo mu kiliziya akenshi burangira nimugoroba hajemo n'akabeho. Abantu basobanukiwe rwose basigaye hari ka kamashini n'umuntu utunganya ikawa ugakomeza ukisomera ku gakawa. Ubwo bukwe buba bwabaye bwiza. Nawe rero ntuzongere gucikanwa, ntuzongere kumisinga, ntuzongere kurata, ntuzongere kubaho utanywa ku gakawa. Ikawa ifite byiza byinshi umubiri wacu, nabiciyemo nihuta, ariko wemerewe gusubiza video inyuma ukabyumva neza, umenye ko ino kawa ugomba kuyinywa. Ugomba kuyinywa, si iby'abakire gusa. Akaboto kayo ntabwo gahenda, 5, 2, ariko ukaba ukonsomye ibintu by'ingirakamaro ku mubiri wawe, surtout abagabo, kwirinda ino diabete yo mu bwoko bwa 2, guhangana na prostate ku bagabo, kandi iyi ni indwara n'utuntu twanyu. Nshuti za Big Grace TV, mutubwire muri comment icyo mwungukiye muri ino video, kandi rwose mujye munywa kawa, mujye munywa ikawa, ntabwo ari ibintu by'abakire, ntabwo ari ibintu byose ntimukabiharira abakire, ntabwo ari baremewe kubaho neza. Nawe urabyemerewe, nawe ujye unywa ikawa, ujye unywa ikawa, ujye unywa ikawa, nuyeza uyikarange, uyisekure, uyungurure, mujye munywa ikawa, ni ubuzima. Kandi ikawa ni zahabu ku bayihinga, ibabyarira amafaranga. Turagushimiye umuntu wadukoreye subscribe uyu munsi, nawe uyikoze nonaha wari wabyibagiwe, nawe Imana iguhe umugisha. Ubutaha tuzakora ikindi kiganiro kuri kofi, ndi ka kofi. Ciao, turabakunda, Imana ibarinde.